mbere yuko rero mbajyana mu Nzove kuri iyo myitozo, reka mpere ku mukinnyi mwabonye wagarutsweho bita Prince Elanga. Kankoresha amazina kabisa, Prince Elanga Kanga niyo mazina ye. Ni umukinnyi wamaze kumvikana na Murera ugiye kuva mu ikipe ya Vita Club, yatandukanye na Vita Club. Uyu mukinnyi bambwiye niba atari bikabyo yo kuvuga ibyo bambwiye bati bareyo uyu nguyu arabakumbuza Ojera, bamwita ngo ni Didinho, nabanje kutamwemera ndavuga ni umukinnyi wirukanwe na Vita Club, aho ni umukinnyi ukomeye. Ariko nagiranye umwanya n'abareyo hariya mu Nzove, aho narindi ngiye no kubereka ibyo niriwemo mu Nzove, barambwira bati simbigarukaho, reka ibyawe, uyu ni umukinnyi. Ni umukinnyi watsinze ibitego 4 muri Vita Club, ni umuwinga. Ni umukinnyi muri shampiyona ya Congo Brazzaville ya 2022-2023 watsinze ibitego 13 abitsindira ikipe ya AS Moto. Ngo ni umuwinga mwiza, ariko nimbivuga ngo mwiza ukereya ama penalty ngo abari menshi. So nzamugarukaho mu buryo bwimbitse turebera hamwe ibye, ndaza no kumugarukaho mu Nzove namuvuzeho, urumva ari byo twamuganiriyeho. Ndabasaba gukurikira iki kiganiro umunota kundi kabisa, ingingo zose tukazinjiranamo, nisimbigarukaho live. Reka tujye mu Nzove, ibyo nibindi y'abandi bakinyi ndagenda mbigarukaho kabisa mu kiganiro gifatanye n'iki ngiki, ntukureho na gato. Uburyohe cyane rwose hano mu Nzove, aho twaje kureba umukinnyi bita Omar Nyinga. Abonye iwabo kabisa muri Senegal, ariko bamwita Omar Nyinga. Umudefenseri muremure pepe bakunze bamurera, ni umudefenseri muremure rwose mu buryo bugaragara. Nkuko nabibabwiraga mu kanya, ntabwo nkabijya ngo ni umukinnyi w'igitangaza, buryo umukinnyi utarareba n'uburamureba, ariko at least kuri aka kanya Rayon Sport ikugura neza pe. Ngenda ryohewe, ngenda nyuzwe, abakinnyi ni beza, ntabwo umuntu yaba abeshye avuze ko ari beza. Uyu mudefenseri rero iwabo ni umwe mu defenseri baminiya, abafana bafashe icyemezo bamwita mense propre. Mu Gifaransa cyiza ngo ni mense propre kabisa. Nuko ngo ni umukinnyi udakunze kurangwa amakosa. Bya bindi by'abadefenseri bano mu Rwanda bahubuka ibintu by'ibitakere bidasobanutse byo kuritagura abantu, ma penalty, uyu nguyu ngo ntuzabimubaze, na highlight zirabyerekana. Ariko kibuga kiba ari ikindi, kubera ko guys, kimwe mu bintu mumenya gikomeye cyane, aba bakinnyi bava muri za West Africa aburokoramo n'umwe ku ijana, niyo mpamvu abenshi mubona baza bagaferinga. Yego hari ingero zabo byakunze, ariko bamwe birabananira. Kwimuramiriye cyo ni kimwe, pressure amakipe bariho, izi shampiyona zabo usanga ahanini ari shampiyona biriya bihugu bifata nk'amashampiyona ya formation, cyangwa se ari n'amaklub yabo ari formateur cyane, ari ugukora abakinnyi. So bigatuma rero kuba bakina muri izi shampiyona ahanini zitarimo igitutu, reka no habwa iwacu, ariko iwacu nayo igitutu kirimo. Ariko tuvuga izi za Senegal, za Cote d'Ivoire competition irimo, ariko ahanini abakinnyi babo ni amatara abaviza kujya ku mugani w'Uburayi, utagiye ku mugani w'Uburayi akaba yakina mu club meza. So bamwe rero birabagora mu makipe, nubwo hari abarayisisa. So nibyo mpamvu mvuga ngo uyu mukinnyi nubwo je nabonye ari umuhanga, nubwo nabonye ari umuhanga, ntabwo uwo ni umuco nababwiye gukabya. Burya kuvanga uyu mukinnyi nagatangaza, burya hari igihe umukinnyi aza akakwereka indi version, ariko mu byo mbona uyu mukinnyi aratanga icyizere. Uyu mukinnyi aratanga icyizere kabisa. Omar Nyinga ni umukinnyi icyambere taye y'abadefenseri ayifite, ikitwa hate. Ubwo nanze kuvuga ibyo, ariko mvugishije ukuri, ibinyamakuru by'iwabo birakubwira ngo, donc genare naganire n'umunyamakuru arambwira ngo bamugereranya n'abadefenseri benshi bakomeye babayera muri Senegal, bamugereranya n'uwitwa Pape Malick Diop, bakamugereranya n'umukinnyi bita Diego Godin ku burebure bwe.
hariya ngo bakunda La Liga cyane, sinzi impamvu niba ari abakinnyi babo bakinayo, bakamugereranya na bamwe mu bakinnyi beza b'abadefanseri bagiye babaho, ariko ibyo nyine birumvikana ntabwo ari nkabo, ariko ni umukinnyi mwiza pe, mwiza rwose, Omar Nyinga. So ubwo rero keretse bibaye iby'imico yahizamunanira, ariko karite z'abadefanseri, yaba icyo kuvuga ngo imipira yo mu kirere yayikina, icyo kuvuga ngo distribution, ntabwo ari umuswa ku kirenge, ni umukinnyi watanga umupira, ariko bya bindi by'abadefanseri babandura, ufata igipira agakubita, apana composure, ahagarara neza mu kibuga, ibyo byose arabyujuje. Murero uri muranyura pe, muranyura. Murera rwose ukwiri kugura aka kanya, jewe ndahamanya nabyo 100% ni mu murongo mwiza cyane rwose, no doubt, nta gushidikanya. Murera irimo iragura pe, yego ntiragura 100%, ndaje nanabigarukeho ndebera hamwe ni bande, donc ni yihe myanya yindi isigaye. So mukanya rero mu Nzove rwose uko bigaragara, bakinnyi bahageze mu kanya, imyitozo barayikora, yego umutoza aracyategerejwe, umutoza naho ndaje mbigarukeho, cyangwa reka bari naho mpera, ko hari abanyandikiye benshi mumbaza muti simbigarukaho, ko muri Murera ugeramo umenya amakuru yaho ku mutoza bimeze gute. Ku mutoza rero ikipe ifite imitima ibiri. Hari abatoza b'abarundi basabye, munyumve neza mudahita mukonfirima ngo nibo bagiye kuza, simo mvuze abo. Hari abantu bamwe muri Rayon Sport bavuga bati reka tujye ku batoza b'abarundi, tujye ku batoza badahenze. Abandi nabo bakavuga bati shwishwishwishwe, Rayon Sport hari ingingo twaramubonye, Rayon Sport ni ikipe yo gutozwa n'umuzungu. Jewe rero uruhande ndimo simbigarukaho mpita nkubitira hose, ni ibitekerezo byanjye, nawe ufite ibyawe. Ndi ku ruhande rw'abakeneye umutoza w'umuzungu ariko ushoboye, kuko jewe hari ikintu kimwe abantu bari kuvuga ngo Rayon Sport nazana umuzungu, ntazaba nka Zerifane, ntazaba nka Kanaka. Ibyo si byo neme, zana umuzungu wahemba amafaranga. Niba Rayon Sport imaze imyaka nta champion itwara, this time ikeneye umutoza w'izina rigaragara, profile ifatika. Nicyo abantu bavuga ngo ngo bamuhemba iki, je mpamya ko Rayon Sport itsinze match 1, 2, 3, match 5 abareye ubwabo nabo batera nkunga, mpamya ko ayo mafaranga ugwemba umutoza niyabura iyo reyi performinga neza, ibyo bijya ku ruhande pe. Fata umutoza uvuga uti genda muhemba 7,800 y'amadolari toza, kandi ntekereza ko iyo range wamubona. Aba ba Robertinho si kure yaho ngaho, uvuga uti jewe mukubisa aya mafaranga niyo ngiye kumuhemba, maze nanjye mutegemo umusaruro, kuruta kuvuga ngo yego bya bindi wivuriza amajyo ukazivuriza menshi. Uragenda uzana umutoza uri average, uringaniye, nta kintu ahanini navuga ngo uzamukuramo. Ibyo ni reality. Azaza ari umwiga nawe akwigireho, shaka umutoza ufatika. Ibira byo kwanga abarundi ngo Jimmy Ndayizeye, sinzi ngo bakanaka ngo bagiye ngo batoza ikipe y'igihugu y'u Burundi. Aba batoza urwego rwabo ruraswe, aba batoza kugura abakinnyi bakomeye ukaba umutoza udashoboye, nawe bitaniye no kwambara costume utoza pe. Niyo mpamvu Murera je mbabwira, shaka umutoza wa nyawe kuri calibre ifatika. Nta kuvuga ngo uzanye umutoza ngo nukaringaniye, oya. Hamwe muragenda mumbwira kabisa uko mubyumva mu bitekerezo byanyu. Ese umutoza uberereyo nindi? So hanyuma nkakubita mbangura rero kuri uyu mukinnyi bita Prince Elanga. Abareba shampiyona Kongo bambwiye bati no mukinnyi, muri Kongo ngo bamwita Didinho, ngo ni umukinnyi ngo aracenga birabya abaho jerageragamo, ariko nawe kimwe mu byo nabonye ibitego si byinshi,
ariko nemera ko uko bankomvese abareyo bambwe bati hari karite abari kugura Rayon Sport bati hari karite z'abawinga batsinda ibitego, ariko hari n'abashobora kuba bakina umupira wenda ibitego ntibibe byinshi, numbers statistique ntizibe nyinshi, ariko uwo muwinga bikaba bizi ko atesha umutwe. Abo nanjye ndabemera ko abareyo mwemera Gojera, ariko Gojera nta bitego byinshi yatsindaga my friend, ntabwo ibitego bye burya Ojera byari byinshi cyane. Ubwo rero nkavuga ni Rayon Sport kuri iyi nshuro kabisa, uyu muwinga wamuzana uti ni umuwinga bwoko ki uyu Elanga Kanga, Prince Elanga Kanga, iyo ni amazina ajya afite amazina atandukanye kabisa. Uyu musore yabanye na Julien Mete mu ikipe bita AS Oto yari muri Congo Brazzaville. Uyu musore ngo muri yo sezo batwaye igikombe yatsinzemo ibitego 13 haba muri shampiyona no mu gikombe cy'igihugu. Hanyuma ejo bundi Julien Mete ngo amubwira Rayon Sport, arababwira ati hari umukinnyi shaka kuzana umwataka wantsinda ibitego dutwara shampiyona muri Congo Brazza kandi yarakomeye. Rayon Sport yamubwira iti shwishwishwe genda jyana mu bakinnyi bawe, ntabwo ari bo dukeneye, sibo rwose, buretse. Ariko rero ikaba yarabikoze muri bwa buryo bwo kuvuga ngo umutoza rukunaza n'umukinnyi we avuga ati nzana mu ryakanu cyangwa se irafiki yangu. Reyo yanga kubiha agaciro pe, ngo yanze kubiha agaciro Reyo. Ejo bundi ngo mu mazina aba aja bayizaniraga bo yabahaye babona rya zina riragarutse ry'uyu Prince Elanga. Rayon Sport iravuga iti why not uyu mukinnyi tutamureba ngo turebe imikinire ye, turebe ni muntu ki. Reyo irabadirika ibaza abantu, babaza barimo Raoul Rushungu wabaye waruri muri Vita Club, babaza abarimo ubwo ndavuga ku agent baganire n'uwitwa Ruvumbu, nawe arababwira ati n'umukinnyi mwiza tubwo se yakwemera kujya gukina mu Rwanda. N'umunya Congo Brazza ntabwo ari umunya Congo Kinshasa. Atese kwa mupira zari mwishi ngo n'umukinnyi mwiza pe, bo barango ewa ngo abageramo amakosa bari menshi ngo nakawinga kahatari. Rumva ibyo byose rero biragenda biraba. Rayon Sport yicarana nawe makubariano cyangwa se ubwumvikane buraboneka. Rayon Sport yumvikana n'uyu mukinnyi ko ari umukinnyi wakinira Rayon Sport rwose. Hajyaho ako kadomo baravuga bati pe n'umukinnyi yumvikanye na Reyo ngo yirukanywe muri Vita, ariko Vita yirukanye abakinnyi benshi. Hari ikindi nanjye ntumvaga rwose jewe nkunda kubanza nkaganira kugira ngo mbahe amakuru. Uyu Vita natekerezaga ndetse Vita ntiyarangiye, Vita iracyari ikipe waguramo umukinnyi. Ariko tuvuga ngo Vita si ikipe waguramo umukinnyi, Yanga yaguzeyo umukinnyi wo muri left back bita Shadrack, ntuzanabanzamo Shadrack Boka muri Yanga. Ikipe bita Simba yaguzemo umukinnyi bita Mpanzu, nubwo Vita mbona igishaka kumugumana ngashaka kumukubira gatatu. So which means ko ikipe nka za Vita na amakipe abafite abakinnyi na amakipe agira tara. So na badiritse sinamwemeraga mbere, ariko ubu ndavuga ni mureri muzane cyane ko inagifite gahunda yo kuzana umwataka nimero 9. Ntabwo ari umwataka w'ibitego, nimero 9 nawe arakeneye, ariko uyu Didinho ko niko bamwita Elanga Kanga Place no kureba situation ye. Amakuru rero hari ngo aragera mu Rwanda muri iki cyumweru, umukinnyi ugomba kugera mu Rwanda kuri iki cyumweru. Iby'umutoza nabyo nta gihindutse ngo birarangirana n'iki cyumweru. Ibyo byose rero nibyo tuzagenda tugaruka muri Simba Igaruka Live. So bashimire cyane rero ndanabakunda rwose, ariko mbibu